abantu bavuga amagambo, Imana ikavuga ijambo. Ibyo abantu bavuga ntago bizasohora, ariko ibyo Yesu yavuganye nawe bizasohora. Yesu akunda kwigwa, ariko mu bintu Yesu akunda bijya bimuhagurutsa agakora, bijya bimuhagurutsa agatabara, bijya bimuhagurutsa akarema ibintu bidahari bikabaho. Narababwiye mu minsi yatambutse ngo Imana ifite inzira z'amasugi, ifite inzira za vierge itari yacamo, ngo iyo Gaburiyeli yaje umenya ko mu muryango hari hatewe igitero cy'igikuba, ariko Imana ikurwaniriye igikuyeho. Ariko ndagira ngo mbabwire neza yuko ijuru ryohereje Mikayire, ryadutekerejeho, ryagutekerejeho. Dukomeje kugushima Uwiteka ku manywa na nijoro, nta yindi Mana ihwanye nawe, nta wundi mukiza utari wowe, nta kandi gakiza katari Uwiteka Imana yacu. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uri Imana kandi uri uwo kwizerwa, uri inkoni yacu tugenderaho, uri icyambu twambukiraho, uri ibyiringiro by'abantu bagufite. Iyo umuntu agufite ntabwo anyeganyezwa, iyo tukwikomejeho ntidukorwa n'isoni. Ni wowe udutabara ibintu bitaragera iwa Ndabaga, ni wowe utabara ugatabarukana intsinzi, ni wowe wihariye kwera. Ibintu bicitse mu maso y'abantu ujya ubidoda bikabaho, ibintu bidahari mu maso y'abantu ujya ubirema bikabaho, ibintu bidafatika ujya ukura ibintu mu bifatika, ujya ukura ibintu mu bidafatika ukabishyira mu bifatika. Izina ryawe nirishimwe. Uvugira mu bidafatika ugakorera mu bifatika. Izina ryawe nirishimwe. Ntabwo ugaragara ariko ukora ibintu bigaragara. Izina ryawe nirishimwe. Mahanga yose yo mu isi avuge kuri umwami, bizima n'abakuru n'abaserafi byature ko usumba byose, bikuramye, biguhimbaza, bigushime, kuko ni wowe wera. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Turagushimiye rero, twiremye inteko nk'uko Yehoshafati yiremye inteko y'Abisiraheli n'Abisiraheli. Uwiteka, twiremye inteko nk'uko Hezekiya umwami w'Abisiraheli yiremye inteko n'Abisiraheli bakanga igisuzuguriro cy'umwami wa Ashuri. Twiremye inteko uyu mwanya twunze mu rya Dawidi, duhaza igisuzuguriro cy'abantu baruhukira mu mahoro. Urakoze, tugirire ibambe, tugirire neza. Kandi Uwiteka umwuka wera aganza ubugingo bw'umuntu wese unteze amatwi muri uyu mwanya. Imbaraga z'Imana zimugote, ubutabazi bw'Imana bumubeho uko akwifuza bari kumugenzereza. Ibyo ubona bidukwiriye byatuma tugirirwa neza, ubiduhane n'abera bose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kadusome ijambo ry'Imana. Imana iduhaye riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 12. Turasoma ku murongo wa 4 n'uwa 5. Twumva icyo Imana ivuganiye natwe mu ijambo ryayo. Haravuze ngo amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, 4 agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize. 5 nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Mana ibahe umugisha. Tugiye kuganira kuri iri jambo bifite intego ivuga ku buryo bw'Imana. Tugiye kuganira ku buryo bw'Imana, ku buryo Imana iduhaye muri uyu mwanya. Ijambo riravuze ngo nimwakire uburyo Imana ibahaye, nimwakire uburyo Imana itanze, nitwakire uburyo Imana iduhaye. Uburyo ni bwinshi. Mbere yuko mvuga uburyo bw'Imana, buryo ni bwinshi. Hari uburyo bw'abantu, ariko ndagira ngo mbibutse ko uburyo bw'abantu bugira limite, bugira aho bugarukira. Buryo bw'abantu bugiraho umurongo butarenga, ariko uburyo bw'Imana bwo bwishakira inzira. Uburyo bw'abantu burashira, uburyo bw'abantu buba bloke, uburyo bw'abantu butinda mu nzira, ariko uburyo bw'Imana bwo bwishakira inzira. Imana ishimwe. Bibiliya itubwiye ngo iki? Iravuze ngo hari ku ngoma y'umwami witwa Herode. Yari umwami w'Abayuda, ngo agakunda gufatira abantu bamwe bo mu itorero kubagirira nabi. Afata umugabo witwa Yakobo amwicisha inkota. Icyo gikorwa akoze kinezeza imitima y'Abayuda. Nuko ngo yigira inama mu mutima we, aravuga ngo ubwo Abayuda banezerewe 60%, banezerewe 40%, ni nica umushumba wabo baranezerwa 100%, ubwo ni 60 bwiyongere kuri 40.
abayuda ngo bari banejejwe nuko Yakobo yapfuye, bari banejejwe nuko Herode yishe Yakobo, kandi Yakobo yari umukuru w'abadiyakoni, ariko Simoni yari umukuru, yari umushumba, yari representant legal, yari ayoboye itorero icyo gihe. Abayuda bakimara kubona ko Yakobo yapfuye ngo baranezerwa, baraserebura, barishima. Herode ngo nawe abona ko igikorwa yakoze cyanejeje abayuda, ndetse bajya no mu by'imibare barajanisha, babona 60%, abayuda 40% abayuda banezerewe. Nibaramuka bishe Simoni bari bwishime 60% bihwane n'100%. Yigira inama mu mutima ngo ahita yohereza igitero cy'abasirikare, abohereza gufata Simoni waherukaga kwitwa guhimbwa izina na Yesu, amwita Petero. Simoni yari yaravuganye na Yesu, yari yaraganiriye na Yesu, yari yaramuhaye isezerano, suhuje abantu bafite amasezerano. Amaze kumuha amasezerano, muri iki gihe Herode amutumaho igitero cy'abasirikare atazi ko Simoni Petero yavuganye na Yesu. Imana ishimwe. Ngo atuma igitero cy'abasirikare ngo baza gusumira Petero. Mbibutse ko Yesu yaraherutse kugirana ikiganiro n'abigishwa, ngo arababaza ngo iyo mugiye i Samariya, iyo mugiye i Yudaya, iyo mugiye i Yerusalemu, iyo muri iwanyu mu birorero, iyo muri iwanyu mu midugudu, mwumva abantu bavuga ko ndinde. Urumva ikibazo Yesu yarababajije cyari ikibazo cyoroheje ariko kandi kinakomeye. Yesu yazuye abapfuye bareba, Yesu yahumuye impumyi bareba, Yesu yakijije amatwi bareba, Yesu yahagurukije ibirema bareba, Yesu yazuye bapfuye bareba. Bibiliya iravuga ngo nuko ababaza icyo kibazo cyane ko yabikoraga ntawe yaheje, ntawe yashyize inyuma y'inzu. Arabaza ngo iyo mugiye i Samariya, iyo muri iwanyu mu miryango, iyo muri iwanyu kuri kavukire, iyo muri iwanyu aho mutuye, mwumva abantu bavuga ko ndinde. Umwigishwa umwe muri 12 ngo ashyira urutoki hejuru abwira Yesu, aramubwira ngo iyo ndi iwacu njya numva bavuga kuri Eliya, ngo bagenzi be baramucecekesha, baramubwira ngo ya ngewe iyo umwashyira hejuru wa kabiri, aramubwira ngo iyo ndi iwacu njya numva bavuga kuri Yohana umubatiza, wawe ndi Herode aherutse guca igihanga, uwo nawe baramucecekesha. Aravuga toya ngewe iyo ndi iwacu njya numva bavuga kuri umwe mu bahanuzi. Ayo ni amakuru Yesu yagendaga yakira akomotse mu bigishwa aturuka ahantu batuye hatandukanye. Undi ngo ashyira hejuru aravuga ati abambanjirije babeshye, ngewe iyo ndi iwacu bavuga kuri Zeburuni umutware w'abadayimoni. Ntabwo abantu bumva ukuntu umuntu amara n'indwara imyaka 12 akivuza, abaganga bakananirwa kumuvura, yakora ku nshunda z'imyenda wambaye agashyira uburwayi bwe. Ntabwo abantu bumva ukuntu utoba icyondo n'amacandwe ukabihumuza umuntu wari warahumye. Ntabwo abantu babyumva. Ntabwo abantu bumva ukuntu usanga umuntu amaze kane mu gituro ukamuzura. Ntabwo abantu bumva ukuntu winjira mu rugo rw'umuntu bavuza induru ukahasoka bavuza impundu. Yesu ngo arabahindukirana arababwira ngo usibye uko abantu bamvuga, mwebwe tugendana, mwebwe nkora ibyo bitangaza turi kumwe, mubona ndinde. Simoni ngo ashyira hejuru. Reka mbabwire ibintu Yesu akunda, ni byinshi ariko hari iby'ingenzi. Bimwe mu bintu Yesu akunda ko tumuvuga ibigwi. Akunda kumubwira ngo mu bupfubyi niwe wandeze ndakura, mu bupfakazi bwanjye niwe wampagarariye, mu rubanza rwanjye niwe wambereye umwavoka, ni wowe wandinze gereza, ni wowe wambereye amashimwe. Uyu munsi ushobora no kuba uri muri gereza, akunda kumubwira ngo ni wowe undindiye muri iki gihome ndimo. Akunda kumubwira ngo mu myaka maze mu burwayi wandinze gupfa, kuko hari n'abapfuye batarwaye. Yesu akunda kumuvuga ibigwi kuko yihariye ibigwi, yihariye kwera, yihariye gukomera, yihariye imbaraga. Kandi niyo utamuvuga ibigwi, ibizima n'abakuru bizamuvuga ibigwi. Ariko mu bintu Yesu akunda bijya bimuhagurutsa agakora, bijya bimuhagurutsa agatabara, bijya bimuhagurutsa akarema ibintu bidahari bikabaho, ni ukumuvuga neza, ni ukumuvuga ibigwi. Simoni ngo ashyira urutoki hejuru avuga Yesu ibigwi Yesu yiboneye, Yesu atumvanya abandi. Haramubwira ngo mwigisha, hari igihe uherutse guhaza abantu 5,000 ukoresheje ife 2 n'imigati 5, abagore n'abana ntibari barimo. Aramubwira tumva, hari igihe jewe baherutse kudufatira imisoro unyohereza ku nyanja kuroba. Icyo nibuka Simoni nuko isamaki narobye nakuyemo idenari yo twishyura imisoro. Aramubwira ngo hari n'ikindi gihe duherutse kuba twigendera mu nzira, nta yindi gahunda twari dufite, mwanyikirije ngo amena, duhura n'umupfakazi wari uturutse ahantu bita Inayini, umubonye umugirira imbabazi. Aramubwira ngo
ngo mwigisha, muri bimwe nakubonyemo uri umunyembabazi, ugira imbabazi, wuzuye imbabazi, ukoze muri matiyeri y'imbabazi, urangwa n'imbabazi. Icyo gihe uhagaritse abikoreye ikiriba, umenya ko uyu mugore nava gushingura umuryango yashatse muri bumumeneshe, urabahagarika, utegeka uri mu kiriba, uravuga ngo byuka wikorera uburiri bwawe wigendere. Haramubwira ngo hari n'ikindi gihe duherutse kwinjira kwa Simoni Bazina, nyirabukwe arwaye ubuganga, arabyuka arateka aratwakira. Haramubwira ngo jyewe iyo nitegereje ibintu ukora mbona uri Kristo umwana w'intama w'Imana. Aleluya. Yesu ngo yitegereje Simoni, ngo abona si umubiri n'amaraso bimuhishuriye, ngo ahubwo abona ni data wo mu ijuru. Ahita amubwira ngo uhereye umunsi uri Petero, biravuze ngo ni urutare, nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Aramubwira ngo amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora, hanyuma nzaguha imfunguzo n'ubutware bwose. Cyuzahambira mu isi mu ijuru kizaba gihambiriwe, cyuzahambura mu isi mu ijuru kizaba gihambuwe. Muri iki gihe ku ngoma y'umwami Herode, Yesu yari mu Petero yari ari mu masezerano Yesu yamusezeranije, yari mu byasezeranijwe bya Yesu. Nuko ngo Herode yigira inama yo kuza kumusumira atazi ko yavuganye na Yesu. Reka mbabwire, nta bubasha Herode yakugiraho waravuganye na Yesu. Uko byagenda kose, sinzi Herode wawe ufite muri ino minsi uburyo arimo kukurenganya, ariko nta bubasha yakugiraho hari ijambo rya Yesu wicaranye. Abantu badusuzugurira mu bitwicariye batazi ibyo twicaranye. Ibyo twicaranye biruta cyane ibitwicariye, kuko ibyo twicaranye nibyo by'ubwenge, nibyo by'umumaro. Kandi nkunze kubwira abantu ko ijambo rigira ijambo iyo rivuzwe na nyiri ijambo. Abantu bavuga amagambo, Imana ikavuga ijambo. Ibyo abantu bavuga ntago bizasohora, ariko ibyo Yesu yavuganye nawe bizasohora. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Luka yaranditse mu gice cya mbere umurongo wa 37 aravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Hepfo ku murongo wa 45 ni ijambo Mariya yabwiye Elizabeth, yabwiye Mariya, yaramubwiye ngo hahirwa uwizera yuko ibyo yavuganye n'umwami Imana bizasohora. Ndagira ngo abantu mwizere ibyo mwavuganye n'Imana kuruta ibyo mwavuganye n'abagabo babakoye, kuruta ibyo mwavuganye na batante, kuruta ibyo mwavuganye n'ababosi banyu, kuruta ibyo mwavuganye n'abaturanyi. Umva, hari abantu batugabiye inka birangira nta n'ibinono baduhaye byizariwe. Hari abantu bakwijeje ibitangaza ntibabikora, ariko ndagira ngo nkubwire ko Yesu atazakugendana. Yesu ntiyakuvanira amaho. Abantu bakurira mu mujyi utuyemo, bakurira mu gihugu urimo, bakwihakana na Yosefu barabimukoze ejo bundi, ariko ntabwo Yesu yaguta. Yesu ntiyakureka. Umuntu yagusezeranya ibyo akubwiye akigira nkaho atabizi, ariko Yesu siko yabigenza. Ntabwo Yesu atandukanye n'abantu, arihariye. Mu bami ni umwami w'abami, mu mfura zose zo mu isi ni imfura yo kuzuka, kandi mu masoko yose ni isoko y'ubugingo. Turamushimira, niwe rwiyemeza mirimo wabayeho mbere y'abandi bose, atsindira isoko ryo kurengera abatuye isi, abakomeye n'aboroheje, abirabura n'abazungu, abagufi n'abarebare, abeza, abareba neza n'abareba, aba bose Yesu yababereye rwiyemeza mirimo, atsindira isoko ryo kubarengera. Ngo yitegereza Simoni, ngo aramubwira ati uyu munsi uri Petero. Nagira ngo mbabwire ko Herode yaje gusumira Petero adafite amakuru Petero afitanye na Yesu. Uyu munsi ganiriza, tuma kuri Herode ukuzengereje, umubwire ngo hari amabanga mfitanye na Yesu, hari amakuru mfitanye na Yesu, hari ibintu Yesu aherutse kumbwirira mu ruhame, hari ibintu Yesu yatubwiriye mu ruhame. Kandi ikintu mukundira, avugira ahantu hiherereye, yajya gutabara agatabarira ku karubanda. Amagambo y'abama ajya asaza akarangirana n'ingoma zabo, ariko ijambo Yesu yavuze ntirijya risaza, araririnda ibihe n'ibihe kugeza risohoje. Niyo mpamvu yabajije Yeremiya ejo bundi mu minsi yashize, yaramubajije ngo Yeremiya uruzi iki? Yeremiya aramubwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Iramubaza ngo waroye? Arayibwira ngo naroye. Iramubwira ngo uko niko ndinda ijambo ryanjye nkarisohoza. Reka mbabwire, ijambo Imana yakuvuzeho, ijambo yamvuzeho, ijambo yatuvuzeho, Imana iririndishije ubuhiri, Imana iririndishije kinubi.
uburozi bw'abarozi ntibwarogoye ijambo Imana yavuze, kuba imiryango yarakwanze ntibyarogoye ijambo Imana yakuvuzeho, kuba uyu munsi umaze igihe ubitse diplome ntabwo byarogoye ijambo Imana yavuze, kuba uba mu nzu wenyine ntibyarogoye ijambo Imana yavuze, kuba uri imfubyi, kuba uri umupfakazi ntabwo byarogoye ijambo Imana yavuze. Ijambo Imana yavuze irariproteje, iraririnze, irarigose. Yohana aherutse kuvuga mu byahishuwe aravuga ngo iyo ikinze nta muntu ukingura, kandi iyo ikinguye nta muntu ukinga. Tekereza ukiri mu bibazo ukabona umuntu abigusanzemo, n'ibya mbere utari wabivamo. Niko abitorero bari bameze, ngo bagiye kubona babona basumiye Petero, ariko Herode amusumira atazi ko Petero aherutse kuvugana na Yesu, aherutse kumwemerera kubaho, aherutse kumwemerera ubushumba, aherutse kumwemerera imfunguzo z'itorero. Bamutwara inkubara, bamujyana nabi, bamugejeje muri gereza. Herode atanga itegeko, aravuga ngo bamurindisha abasirikare 16 kandi bizewe n'igihugu, bazi kurwanira mu kirere, bazi kurwanira ku butaka, bazi kurwanira mu mazi. Bamurindira muri gereza ya wenyine. Reka mbabwire uburyo bw'Imana, nababwiye ngo uburyo bw'abantu bugira limite, bugira ahantu bugarukira. Uburyo bw'abantu burasaza, uburyo bw'abantu burashira, uburyo bw'abantu umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo akimuhana kaza imvura ihise. Ariko uburyo bw'Imana iyo buje buca mu nkuba, buca mu mvura nyinshi y'umurindi. Uburyo bw'Imana bwishakira inzira. Ejo bundi bwaraserutse kuri Pawulo na Sila bari muri gereza, bucingura imiryango ya gereza. Ejo bundi ubu buryo bw'Imana, burya ubu buryo nibwo bwatabaye, nibwo bwabonekanye na Debora. Ubu buryo nibwo bwabonetse ku nyanja itukura Abisiraheli bambuka. Ubu buryo nibwo bwatumye inkweto n'imyenda bambaye bitabasaziraho. Nusubiza amaso yawe inyuma uzasanga ubu buryo nibwo bwakureze urakura, nibwo bwatumye wiga mu buzima bukomeye ari kuriga, kubera uburyo bw'Imana bwari buhari. Nyamara abanyogosenge bari bavuze ngo uzapfa utigiriye gutya na gutya, ariko uburyo bw'Imana buhageze buhindura amateka. Uyu munsi basobanyu iyo bakurebye, bantuzi iyo bakurebye babona amateka yawe yarahindutse kuko wakubitanye n'uburyo bw'Imana. Ubu buryo nibwo buherutse gukura Dawidi mu ishyamba, mu ntama, buramuzana bumwicaza ku ntebe y'ubwami. Ubu buryo nibwo bwishe Uziya kugira ngo Yesaya ahanure. Ubu buryo ntabwo bwakwitambika umugambi w'Imana, kandi ubu buryo ahantu bwageze butegeka ba Elifazi na ba Zofari kuzanira ingamiya n'indogobe n'ifeza n'izahabu. Mbese ubu buryo bwahageze buguhira ubwa nyuma. Ubu buryo iyo buje bufata ibintu byari biboze, byanukaga bukabizura, bikongera bikabaho. Icyama uburyo bw'Imana ntubukerese muri uyu mwanya nuko ngo bamukingiranira muri gereza, mu nzu y'imbohe mu ijuru. Ndagira ngo mbabwire ko Imana ifite uburyo buruta ubw'abantu. Narababwiye mu minsi yatambutse ngo Imana ifite inzira z'amasugi, ifite inzira za vierge itari yacamo ngo igirire neza abitorera, igirire neza abantu bayo. Mu gihe cya Samusoni yakoresheje uburyo bw'urwasaya rw'indogobe, mu gihe cya Gideyoni ikoresha uburyo bw'ibibindi n'imuri, mu gihe cya Dawidi ikoresha umuhumetso w'ibuye, mu gihe cy'Abisiraheli, mu gihe cya Yosuwa ahagarika izuba riramwumvira kuko uburyo bw'Imana bwari bwaje. Hari n'ikindi gihe yakoresheje amavuba abanzi b'Abisiraheli babona inzira bakomeza i Kanani. Ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana uburyo yarwanishije mu gihe cyashize sibwo iri burwanisha uyu munsi, ntabwo ari bwigambiriye gukoresha ikurwanirira mu minsi iri imbere. Imana ifite uburyo mu bubiko bwayo yakwifashisha ikakurwanirira, kandi uko izakurwanirira ntabwo ari ko izangwanirira. Igibombe cy'uburyo Imana izakoherezaho bugutabara ntabwo ari kizanyoherezaho. Bizaterwa n'igitero cy'ababisha ufite, bizaterwa n'igitero cy'ababisha mfite. Bibiliya iravuga ngo nuko bamenya neza ko Simoni Petero adakeneye uburyo bw'umuhumetso w'ibuye, bamenya ko adakeneye uw'ibindi n'imuri, bamenya ko adakeneye uw'urwasaya, bamenya ko adakeneye uw'amavubi, bamenya ko adakeneye uburyo bw'igishyitsi nka kimwe cyakoze Kristo ari mu mva azuka. Bamenya ko adakeneye, bamenya ko akeneye uburyo bwitwa umucyo. Ngo bahita babwira Mikayeli bati hute. Reka mbabwire,
abamarayika ni benshi ariko reka mvuge kuri babiri. Hari marayika Gaburiyeli burya ni uzana ubutumwa. Nujya gusenga ukumva umuhanuzi aravuze ngo arikunkumu yarahanuye atumva uko Uwiteka avuze, uzamenye ko ari Gaburiyeli waje. Gaburiyeli iyo yaje akumenyesha amakuru y'uko uburwayi ufite buzakira. Gaburiyeli iyo yaje umenye ko bari bagiye kukuroga ugasara ariko Imana ikabikurinza ibisazi. Iyo Gaburiyeli yaje umenye ko abana bagiye ku ishuri kandi bazazana amanota meza. Iyo Gaburiyeli yaje umenye ko mu muryango hari hatewe igitero cy'igikuba ariko Imana ikurwaniriye igikuyeho. Iyo Gaburiyeli yaje umenya neza yuko nubwo nta kazi ariko uzakabona. Gaburiyeli ikimugenza ni ukuzana amakuru, kuko aherutse kugenderera Mariya aramubwira ngo urahirwa mu bandi bagore kuko uri nyina w'umucunguzi. Imana ishimwe. Bamenya ko Simoni Petero atari mu gihe cyo gukenera Gaburiyeli, bamenya ko ari mu gihe cyo gukenera Mikayeli. Icyamuye umwanya Imana ijuru rikamenya igihe ukeneyemo marayika, rikamenya niba ukeneye Mikayeli cyangwa Gaburiyeli, kuko aleluya, ngo bamenye ko adakeneye Gaburiyeli, bamenya ko akeneye Mikayeli. Ngo bahita babwira Mikayeli bati hute. Nababwiye ngo uburyo bw'abantu iyo buje gukora buca mu muryango ahantu hakinguye, buca ahantu harangaye, ariko uburyo bw'Imana iyo buje gukora bwishakira inzira. Bwo ntabwo butinya imvura, ntabwo butinya inkuba, ntabwo butinya amagambo y'abanyamagambo. Oya, uburyo bw'Imana iyo buje bwiharurira umuhanda. Ejo bundi bwaharuye inzira mu nyanja, ngo Farawo wagira ngo inzira y'abakiranutsi inyurwamo uko biboneye. Kandi Yesaya yarahanuye aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa mu bice 35 izitwa inzira yo kwera no gukiranuka ku murongo w'8. Aravuga ngo abanduye imitima ntibazayicamo, ngo ariko abagenzi nubwo baba baswa ntabwo iyo nzira bazayoba, izaba ari inzira y'ababandi. Aravuga ngo intare n'idubu ntibizayinyuramo. Reka mbabwire, uburyo bw'Imana iyo buserutse buca umuhanda mu nyanja, bukarema urukuta hepfo no haruguru, ukambukira ahantu humutse. Ngo bamenya ko Petero atari mu gihe cyo kuvugana na Gaburiyeli, bahita bohereza Mikayeli. Mikayeli ngo ahinguka muri gereza. Ahingutse muri gereza ngo umucyo utama muri gereza. Iminyururu yari iri ku maboko ya Petero no ku maguru ye ngo iribwiriza iracika. Ngo imaze gucika, marayika akomanga Petero mu mbavu. Mbibutse ko Petero yararyamye hagati y'abasirikare babiri, umwe ku musego, babiri ku mutwe, n'abandi babiri hepfo ku maguru, iburyo n'ibumoso. Ngo aramubwira ngo byuka ukwete inkweto zawe nk'ubutumwa bwiza, ukenyera umukandara wawe nk'ukuri, witera umwitere wawe nko gukiranuka, wambara ingofero yawe nk'agakiza, unkurikire. Simoni ngo abona byutse hagati y'abarinzi 4, arahaguruka aragenda, abona arenza abandi 4 baba 8, abona arenza abandi 4 baba 12, abona arenze abandi 4 baba 16. Ngo bageze ku cyugi cy'irembo gikingishijwe iminyururu, aleluya, ngo kiribwiriza kirabikingukira. Umva uburyo bw'Imana akazi bukora. Buherutse gusanga umuhungu witwa Kuro, buramubwira ngo nzakujya imbere Kuro, nubwo utazwi, nubwo uri isuzugurwa ibwami ukabutemerwa, ariko nzakujya imbere ahataringaniye maringanize. Inzugi z'ibyuma Kuro nzazicamo 2. Iyo uburyo bw'Imana bwageze ahantu ntacyo butinya. Inzugi z'ibyuma ubu buryo buzicamo 2, iz'imiringo ubu buryo bufite ubushobozi bwo kuzimenagura. Buramubwira ngo si icyo gusa nzakora Kuro, nzakenyuruza abantu bita abami wowe Kuro ngo ukenyeze. Kandi nimusoma Bible muzasanga mu bami bayoboye Isiraheli harimo ingoma ya Kuro. Ubu buryo bwabwiye Yakobo, buramubwira ngo abantu bakurakariye bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya n'abakwanga rwihishwa n'abakugirira ishyari bazaba nk'ibitari. Ubu buryo bufata abantu bakwanga rwihishwa bukabahindura ubusa, bufata abantu bakugirira ishyari n'abantu mbese bakugambanira bukabahindura nk'ibitariho. Ubu buryo nibwo bugukuraho hantu bukagufata ukuboko bukavuga ngo witinya. Ubu buryo nibwo butabara. Ubu buryo Yesaya yabuvuzeho mu bice 47:7, aravuga ngo biremwe nonaha. Hari ibintu uburyo bw'Imana bujya burema utigeze wumvira kizabona, utumviye kanyarira, utumviye ku ibaba ry'ikizu, utumviye ku marembo y'ijuru, utumviye mu rusesi imanza, utumviye imbere y'uburiri bwawe, utumviye muri dushe yawe, utumviye mu gikoni cyawe, utumviye ku kazi kawe. Uburyo bw'Imana bwaseruka bukabirema bikongera bikabaho. Ubu buryo bwageze kuri Sara na Aburahamu babyara Isaka bashaje. Ubu buryo bwageze kuri Zakariya na Elizabeth bubaha kubyara Yohana bakuze. Kandi ntibyashobokaga mu maso y'abantu, ariko buhaserutse
ubu buryo bufata ibintu bidafatika bukabihindura ibifatika. Nicyo ubu buryo bukora. Ubu buryo bwageze kuri Zerubabeli, bubaza umusozi wari imbere ya Zerubabeli, burabubaza ngo wiyita iki wa musozi we? Mbese ubu buryo nta kintu butinya, niko nababwiye. Wiyita iki wa musozi we uri imbere y'umugaragu wanjye Zerubabeli? Butegeka ko uyu musozi ubikibaya Zerubabeli agakomeza urugendo rwe. Imana ishimwe. Ubu buryo ngo buseruka kuri Simoni Petero, hanyuma ngo bageze ku cyugi cy'irembo gikingishijwe iminyururu, kiribwiriza kirabikingukira. Ntabwo uburyo bwaba bwahageze ngo iminyururu ihagume, imera nk'ubudodo bushaje, imera nk'ibirere by'izuba, ngo kiribwiriza kirabikingukira. Bageze mu nzira nyabagendwa, marayika musiga harigendera. Petero ahita agarura umutima. Ngo ariruhutse aravuga ngo menye neza yuko ibintu ndimo ntarota. Imana yatumye marayika wayo iza kunkiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Ngo akibitekereza atyo, asohora kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu benshi bari bateraniye basenga. Komanga ku rugi rw'irembo, umuja witwa Rode ngo ahita aza kubyumva. Ngo amenye ijwi rya Petero ibineza neza bimubuza gukingura. Ngo nuko yirukanka asubira mu nzu, ababwira ko Petero ahagaze ku irembo. Maze kubona ko hari abantu bakiri gusengera Petero wabo, uyu munsi ukaba usengera Petero w'urubyaro, ngo Imana imuguhe kandi yaravuye muri gereza. Ukaba uri gusengera Petero w'umugabo cyangwa w'umugore ngo ave muri gereza, aho ahari Imana imurindiye, kandi Mikayire, Imana yaroheje Mikayire kugira ngo amukuzanire. Ariko ndagira ngo mbabwire neza yuko ijuru ryohereje Mikayire, ryagutekerejeho kugira ngo riguhuze na Petero wawe. Petero ngo akibitekereza ahinguka kwa Mariya nyina wa Yohana wahimbwe Mariko, aho abantu bari bateraniye basenga. Reka mbabwire, gusenga ubundi, gusenga ni mine, gusenga ni ikibombe, gusenga ni bomba atomike, gusenga ni semugi, gusenga ni pistoli, gusenga kurimo intwaro nini n'intoya, gusenga ni umwambi urasa ugahinguranya, gusenga ni icumu ricumita abadayimoni. Niwumva ibintu byakunaniye, niwumva ibintu wabiburiye icyerekezo, uzakubita ivi hasi usenge. Ndaguha urugero. Ejo bundi abayuda barasenga ngo Hadasa ari we Esther yigira inama yo kurenga ku itegeko ry'umwami, yinjira ibwami. Ngo aramubwira ati nubwo ndi umugore w'umwami, nkaba ndi umwamikazi, ariko abayuda b'iwacu baraguzwe. Ngo umunsi bari kwicwa bagacibwa imitwe, nibwo uburyo bw'Imana bwasarutse bagira ububasha ku banzi babo. Ahari umaze igihe kirekire uroba ntibikunde, ariko ejo bundi Yesu yasanze Petero na Yohana ku nyanja, ngo bakesheje ijoro baroba mw'abantu mwe, babuze n'umusundwe, babuze n'inyagaruzi, babuze na twa dusimba two mu mazi, bari babuze n'uturagara n'utujanga. Ariko ngo ahageze batangira kumutekerereza, baturumva mwigisha, twakesheje ijoro turoba, twabuze ikintu dufata, twabuze mbese twashobewe ijoro ryose. Yesu ntabwo yitaye ku ijoro maze wabuze icyo ufata, wabuze ikiroba. Ikimuzanye kugira ngo akurangiraho uburyo bw'amasamake buri. Ngo arababwira ngo ni munagura urushundura iburyo, banagura urushundura rw'abiburyo, ngo baroba amasamake menshi, barahamagarana. Ngo guterura urwo rushundura bisaba ko batizanya imbaraga, kuko Yesu yari yahaserutse. Ndagira ngo dusenge. Umaze iminsi uroba bikanga, umaze iminsi wararobye muri famiye aho washatse ntibyakunda, wararobye aho uvuka ntibyakunda, ku kazi umaze iminsi uroba ntibikunde. Mana Nyagasani, umaze iminsi uroba ukajya kwa muganga, muganga agiye kwiga no kuvura indwara z'abarwayi, ariko wowe byaranze. Ndashaka kukubwira ko hakiriho ibyiringiro yuko igiti gitemwe cyongera kigashibuka, kikera imbuto nk'izambere, kikagira n'ibibabi nk'ibyambere, kandi urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ngo Uwiteka aza abantu be. Ndagira ngo nkubwire ko uburyo waburiye mu bantu ku Mana burahari, uburyo waburiye mu mashuri wize ku Mana burahari, uburyo waburiye mu baganga ku Mana burahari, uburyo waburiye muri famiye ku Mana burahari, uburyo waburiye mu rushako ku Mana burahari, buryo waburiye mu mudugudu aho utuye, mu gihugu utuyemo ku Mana burahari, buryo waburiye mu bapfumu ku Mana burahari, buryo waburiye mu badokiteri ku Mana burahari. Imana nyir'isi n'ijuru, Imana nyir'igihugu cy'abera tuganamo, dusiganirwa kujyamo, niyo ifite uburyo mu kiganza, niyo ifite urufunguzo rw'ibizaba, niyo ikingura ntihagire umuntu ukinga, niyo ihamagara abakomeye bo mu isi ntihagire uharara. Ndagira ngo dusenge tubwire Imana ngo zana uburyo bwawe mu ruhande rwacu, bw'imiryango
ubw'umuryango byaranze, ubw'inshuti byaranze, ubw'abo twiganye byaranze, ariko uyu mwanya twizeye uburyo bw'Imana. Dawidi aherutse kwandika mu minsi yashize, yaranditse aravuga ngo bamwe biringira amagare, ngo abandi bakiringira amafarashi, haravuga ngo ariko twebweho tuziringira Uwiteka Imana Nyiringabo. Turagushimiye Imana Nyiringabo, Mana Nyirimbaraga, Mana Nyirigihugu cyo mu ijuru, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, Imana yicara mu ijuru ikarambiriza mu isi, Imana ituye ahirengeye, Imana se w'umwami wacu Yesu, Imana yo kwizerwa, Imana ihetse abakomeye n'aboroheje. Niko Yesaya yahanuye, yaravuze ngo yemwe abarokotse ibyago bya Egiputa, abo nateruye mu kivuka nkabaheka ku mugongo, haravuga ngo imvi zacu zizaba uruyenzi ukiduhetse. Sengera abantu bari ku mugongo w'Imana babyizeye, bamaze iminsi babyizereyemo, baremera ubundi buryo. Muri famiye byaranze, hahandi hose navuze ntibyakunze, ariko baremera uburyo, kuko iyo userutse urangira abantu icyerekezo cy'uburyo bw'amafi, niyo baba bakesheje ijoro ubarangiraho uburyo bw'amasamake buri, kandi uburyo bwawe ntibuhusha, uburyo bwawe ntibwibeshye, uburyo bwawe ntibusobwa, uburyo bwawe bukora icyo wabutumye gukora. Imana ishimwe. Umugisha abagabo n'abagore, umugisha abasore n'inkumi, umugisha buri muntu wese utegereje uburyo bw'Imana. Ahari yarabubuza, ariko uyu munsi umuhuza nabwo mu izina rya Yesu. Umuhuza n'uburyo bwawe, umuhuza n'ibyo akwifuzaho, umuhuza n'ibyo yaburanye nabyo, mucire inzira, umurwanirire muri byose. Ndagushimiye kandi nguhaye icyubahiro ko wumva gusenga, ni mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Urakoze cyane umukozi w'Imana Ikirezi Esther. Abantu bagusanga kuri channel yawe yitwa Bushima TV, mwabona inyigisho zitandukanye nyinshi, n'ikiganiro kikurikiye ukaba ugishoje, jyaho n'ibindi yabwirijeho birebe, ukore subscribe, ukore share, ukore like, urabugize neza kandi umuhe na comment ibyo arimo gukora. Ni umudayimani wahagurukije, asigaye kandi kwa subscribe ku no channel, ubundi ndurunguka cyane. Umuntu yagukoreye kuri telefone wazitanga 078 900 subira muri mwe 078 900 552.